Ikaze ku nkuru zacu turabasuhuje kandi turabaramukije muri kino gitondo tubifuriza kugubwa neza mwebwe mutameze neza tubabwira ati mukomeze mumere neza kandi namwe mukunda zimwe mu nkuru zinyura kuri no muyoboro mugari wa channel yitwa MK and Kamariza ni mwibuka gukanda subscribe kuri no channel mufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Ikaze uyu munsi ni munyemerere dusobanura filime y'umusore w'umunyabwenge turi kugana kuri finali buryo ki yatangiye n'uburyo ki iyi filime yaje kugera ku musozo. Murabyibuka yuko ku munsi washize aribwo twari twabateguriye episode ya 8 ubu twakabaye turi kuri episode ya 9 ariko iyi ngiyi ni finale. Munyemerere gatoya tuze tubabwire buryo ki MK original yaje kongera kurwanira imitungo ubundi akaza kubasha gutabara Cyusa yashyizemo ya maske yiwe. Ese ni mufite amatsiko yo kumenya buryo ki iyo filime yari imeze MK original yiyoberanyije yambaye mask ari gutabara Cyusa? Byari urugamba rukomeye cyane kandi yari filime nziza iryoshye iryoheye amatwi kuyireba ndetse no kuyumva ndetse no kuyibona. Ikaze wowe utarakanda subscribe ibuka gukanda subscribe kuri no channel ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana n'ubundi nk'ubusanzwe. Umuvandimwe witwa Mukasi wa MK original murabizi ko yamugambaniye ariko bikaza kurangira umugabo we amwivuganye akamurasa akamuhwanya akamwica. Ubundi nyuma yo kumwica ubwo Demon ndetse n'umuvandimwe witwa Taiga bajyaga guhisha umurambo nibwo baje gukubitana n'umwana w'umukobwa witwa Cyusa abarabibonye yuko barangije kwica nyirabuja. Akimara kubibona agahinda karamwishe nta kindi kintu yaje gukora usibye gutangira kurira agatangira kuvuga buryo ki agiye kuhavamo. Bakimara kumva yuko Cyusa afite umugambi umeze gutyo uwo mupango bapanze kumwica. Ku munsi w'ejo finale nibwo bashatse kumwica ariko birangira n'ubundi batamwishe urugamba birangira rutabayeho kumwica birangira byanze. Ariko se ntushobora kwibaza ubundi impamvu bashakaga kumwica? Impamvu bashakaga kumwica nemwe gusa ngo nuko uwo muvandimwe ngo ni Cyusa yaje kubona umurambo wa nyirabuja akaba Mukasi wa MK original bakagira ubwoba yuko azabavamo yuko aribo bamwirasiye. Demon icyo gihe yafashe umwanzuro wo kurasa umukobwa witwa Cyusa ariko Imana ikinga ukuboko birangira Cyusa batamwishe. Cyusa aza kuva aho ngaho amahoro ariko basigarana umugambi wo kumuhiga kugeza ubwo bazamukura ku isi. Rero size ngizi ni munyemerere tuze tubatangire buryo kino filime yatangiye n'uburyo ki yaje gusozwa. Umuvandimwe witwa Cyusa nibwo yaje guhura n'umukobwa witwa Diane ubundi barangije baraganira ariko ni munyemerere dusubira inyuma gato ya mbere yuko tugera kuri Diane na Cyusa ikiganiro tuze kugihera kuri bavandimwe bashakaga gutwara imitungo ya MK original bakamushinyisha ku gahato. MK original ni umuhanga cyane nyuma yaje kubiba zanzandiko. Murabizi ko MK original yari yarigize umuntu umeze nkaho adatekereza, yari yarigize umuntu utamenya ubwoko bwe ariko ibyo yakoraga yarabizi. Banamusinyishije nyuma yuko bamusinyishije nibwo yagize gutya aragenda yiba registry ubundi arangije arayizana yisubiza ahantu yari aryamye. Yewega bari bamufasha bura gatoya ariko akomeza kwihindura ikigoryi akomeza kwihindura impumyi aho bamuguye gitumo ya registry bayikubise mu mashuka akomeza kwisabira bombo akomeza gutaka mama wiwe. Ese ubundi ibi ni ibiki? Iherezo ry'ino filime ni irihe? Ni munyemerere uyu munsi turi kuri finale maze nze tubirebere hamwe kurinda ino filime irangiye. MK original yakomeje guhisha iyo ball nyuma yuko akomeje kuyihisha nibwo ubungubu size ngizi ku munsi w'ejo saa 12 nibwo nyiri gushaka kumushinyisha kugira ngo amutware imitungo yaje kuganira na Demon ndetse n'ababicanyi biwe yuko hari umuntu uri kubagendaho. Ibyo bakoze byose byari byarangije kugaragara, byari byarangije kujya ku karubanda aho umuvandimwe witwa Taiga bagize gutya bakamwoherereza amafoto akamubwira ati reba aya mafoto, uyu ninde? Uyu ni Cyusa uri gushimuta uri kwinjiza mu modoka. Ati rero urarya urimenge kuko byanga bikunda intambara itari y'amagambo ahubwo intambara ishobora kuza gukomera bikarangira unafunzwe nuko twarangije kumenya umuntu wabangamiye Cyusa akamuhohotera akamufata ku ngufu agashaka kumwica ndetse akanamushimuta. Ati nimbuze ubwenge umenye ubwenge wongera ugarure uno mwana w'umukobwa. Bikimara kuvugwa gutyo nibwo uwo muvandimwe yahise ahinda umushyitsi aragenda afata ya mafoto ayereka Demon ndetse na wa mugabo washakaga gutwara isambu za MK original.
bagiye baraganira ubundi ibintu birabacanga, nibwo Demon yaje kumubwira ati ushobora kuba ufite umuntu uri kukugendaho. Bakomeje kubivuga gutyo, arangije aramubwira ati ese uyu muntu ninde, aturuka he, avuka he, aturuka kwande, bitebye ko nzi ko ibintu byacu tubikora mu ibanga kuti byageze ku karubanda. Ese uyu muntu w'amafoto wayamuhaye we ubu ngubu wambwira yuko yaturutse he? Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo bose ibintu bahise bagwa mu gihirahiro, ibintu birabacanga. Ariko se byanga bikunda ubwo MK Original yabashije gutabara Cyusa na bariya bagabo bashobora kubageraho akabambura imitungo. Icyo musaba ni kimwe gusa, ni uguhama kuri no YouTube channel kurinda kino kiganiro kigeze mu musozo, kuko ibyiza biri inyuma. Cyusa yaje guhura n'umukobwa witwa Diane, ubundi barangije babiganiraho. Cyusa muganiriza buryo ki yatabawe n'umuntu wambaye mask ariko akamutabara atamuzi. Uwo muntu wamutabaye ni MK Original, ni munyemerere mbamenera ibanga. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo, yabivuze muri ayo magambo, Cyusa yamubwiye ati nyumva neza Diane, ati ubu tuvugana narindi mu gahinda gakomeye cyane, narindi mu gihirahiro cy'uburyo ki ejo navuye hari ahantu. Diane ati ikagira inkuru, ati ndifuza yuko wambwira buryo ki wavuye hari ahantu, ati kuko ntago byumvikana. Ati mu by'ukuri bari bagiye kunyica, ariko nyuma yo kunyica nza guhura n'umugira neza wari wambaye masike, aranabara ahamvana ku mahoro. Ati ahubwo agahinda mfite n'umubabaro ni kamwe gusa, mfite umubabaro yuko nigeze menya uwo muntu wanabaye, mfite agahinda yuko uwo muntu wanabaye yaje yambaye masike, yamara kunabara akagenda ndamumenya. Ati ni ukuri ndi mu gahinda. Diane yaje kumubwira ati ariko narakubwiye. Cyusa aramubwira ati wambwiye iki? Ati wowe narakubwiye yuko ufite abagambanyi benshi, ndakubuza niba babasha kunyumva. Ati ariko size ngizi nagira ngo nkubwire yuko uriya mugabo witwa Cenko wumviye utari kuba wakabaye umwumvira. Ese ubundi ibi niki biraza gucura iki kuri no saha ino finale ko mbona ari amateka? Ni munyemerere ikiganiro cyacu tuze tugikomeze tukiviriye mu mizi kurinda kigeze mu misozo, kuko ibyiza byo biri inyuma. Ibuka gukanda subscribe kuri no channel, nimba utarakanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo utuzajye tubasha kubana, kuko ibiganiro nk'ibi ngibi byose nzigera mema kubibagezaho. Ni munyemerere dukomeze n'ikiganiro cyacu. Sasa noneho ubungubu dukomeje n'inkuru yacu. Umuvandimwe witwa MK Original yarangije kumenya yuko Marita abarangije kumwica, nibwo yagize gutya ubundi arangije yikubita mu cyumba ajya kureba wa mushiki we witwa Keti yagihoraga ashaka gutorekesha. Aramubwira ati byanga bikunda Keti, uyu munsi rwose ugomba gutoroka ukagenda. Keti atugize ngo iki musaza wanjye? MK Original yabimubwiye muri aya magambo. Yamubwiye ati babagabo bagize gutya bakaza kudusinyisha kugira ngo dusinyire ya mitungo ngakomeza kwihindura ikiguryi, nagira ngo nkubwire yuko ari abagome bavangiwe mu mutwe, bacanganyukiwe. Ati kuko size ngizi ikintu cyakabihamije ni kimwe gusa, na wa mwana w'umukobwa wa mugore ari we mukase wa MK Original witwa Marita. Ati barangije kumurasa, barangije kumukuraho. Ati rero urumva byanga bikunda ubwo twabatwaye ibipapuro, byanga bikunda natwe baraza kutureba kugira ngo twongere tubasinyire. Ati kandi nibamara kudusinyira natwe baraza kutwica. Ati Keti nyumva neza kandi ubyumve muri aya magambo no muri ubu buryo. Ati ndifuza yuko wava hangaha ugacika ukagenda, nyuma yo kugenda nkakwereka buryo ki ngiye kwirwanira urugamba nkaza kwitabarira umuntu. Ati kuko ngiye ndakomeza kwihindura ikiguryi, byanga bikunda baraza kuza kundeba kugira ngo nongere mbasinyire. Keti akimara kuva aho ngaho akigenda nibwo bahise bamutakaraho babicanye. Baraza barahagera, barangije baramubaza ati icya gikobwa kiri hehe, mushiki wawe ari hehe? MK Original akomeza kwihindura ikiguryi, akomeza kuvuga ibintu biterekeranye. Bakomeza kumubaririza, ariko kubera buryo ki yari yahunze, yari yagiye, nta kindi kintu bari buze gukora, nta kindi kintu habe namba habe na kimwe, nta kindi kintu bari bukore ngo bize kubashobokera. Uwo muvandimwe n'ubundi yakomeje kugenda. Nyuma yuko agiye ibintu bikomeza kubacanga birayoberana. Ubundi nibwo uwo mugabo yaje gufata umwanzuro, abwira Demon na wa muvandimwe we, arababwira ati mugende muhiga Keti kugeza mumuzanye. Ati kandi umuntu uza kubona Cyusa ahita mwica. MK Original yakomeje kwihindura ikigoryi, akomeza gusaba amabombo n'amabiswi, avuga mama we, kandi mama we yapfuye kera, bakomeza kubona yuko koko ari ikigoryi.
ubwo bakimara kugenda nibwo wa mugabo yaje kubwira MK Original ati ngiye kuzana ibipapuro wongere unsinyire, ati nutsansinyira ati ndahita mwica. Yajyaga kumwica yamureba MK akihindura ikigoryi agahita avuga ati se ubundi ubu iki kigoryi wakica ukibaza iki kigoryi wakica kubera iki, ati ko ndeba nacyo ubwacyo kitari gutekereza. Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo yagiye kuko aragenda ajana registry ayegereza MK Original ngo amusinyire. MK Original kumusinyira biza kuza kuba urugamba, ariko ni munyemerere gato tuze kugaruka ku nkuru y'umuvandimwe witwa Cyusa, aho yagize gutya akagenda agahagarara rwose akibaza ati ku bwancenko yagize gutya ashaka kungurisha amaraso y'abandi bantu ndabagambanira, ati saizi ngizi bamereye nabi kubera njyewe, ati bariya bagabo bishe Marita ati byanga bikunda nabo bazabica. Ati rero hari ikintu ndi kwibaza, ese ndaza gukora iki? Ati ngiye kujya kuri polisi njye kwirega, ati niyenda bamfunge, ati kuko nta kindi kintu nshigarije, ati kuko icyaha kiri kunkurikirana. Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo nibwo haje kugaruka umuvandimwe witwa babicanyi, ubundi baragenda begera MK Original bamutegeka gusinya ku gahato. MK Original bamubwira ibyo yandika arabyandika, ariko arangije yanga kubisinyira. Mwibuke ko MK Original yihinduraga ikigoryi ari muzima. Akimara kwandika yanga gusinya bashaka kumwica, nibwo MK yakomeje kwihindura ikigoryi amubwira ati banze umako kantu, banze umereza ako kabombo ufite mu ntoki. Uwo mugabo arakamwima, akamwimye MK Original yanga gusinya. Yaje gusinya ariko bamuhereje imbunda. Bamuhereje imbunda MK Original yaje kuba muzima, ubundi wa mugabo aratungurwa. Akiba muzima wa mugabo yamubajije ati MK ko kuri muzima? MK Original yamubwiye ati kubw'impuhwe mutigeze mungirira ndagira ngo mbabwire yuko mutigeze munsobanukirwa, atari ko size ngizi noneho byanga bikunda ugiye kumenya, ubundi ninjye MK Original wa nyawe wabonaga mu kanya kashize yari pirate cyangwa se mu minsi yashize. Ubu ngiye kukwiyereka, mwiyereka uwo ndiwe, mwiyereka ukomeze, ninjye MK Original. Umugabo bamutunze imbunda y'agatuza, ubundi arangije amanika amaboko. Ese muri gutekereza MK Original yaje kumurasa ntiyamurashe? Ese MK Original yaje gutabara Cyusa gute? Ibuka gukanda subscribe kuri no channel, ufungura inzogera aho uherereye hose kugira ngo tuzajye tubasha kubana, kuko ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka. Reka nze dukomeze n'inkuru yacu. Saizi ngizi ni munyemerere tugere ku musozo w'inkuru yacu ku kiganiro cyacu tuba twabateguriye, ariko wewe wabashije kucyumva ugira umutima ukomeye. Andika hasi muri comment ati se mugiye kutugezaho izihe episode? Ese noneho ino episode iraza gukomeza ko twari tugeze finale? Ese turaza gutangira season ya kabiri cyangwa se turaza kuyirangiriza ahangaho ubundi dutangire ikindi gice cy'indi film? Ibyo ngibyo nibyo nkubajije, we byandika hasi muri comment. Ni icyifuzo cyawe narindi gushaka, ariko numunyemerere inkuru yacu tigeze ku musozo tuvuga ati umuvandimwe witwa MK Original abashije gutabara Cyusa, aho Cyusa yari ibereye mu gikoni atetse, ubundi babagabo bakamugeraho bagiye kujya kumwica. Bakimugeraho nibwo yatangiye guterwa ubwoba. Cyusa yamanitse akamamiyo kugira ngo babashe guhangana, baramubwira yuko ngako katamutabara byanga bikunda agomba gupfa. Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo nibwo MK Original yahise ahagera na masike, ubundi atangira guhangana. Yakubise wa mugabo jido y'agatuza, ubundi arangije amwambura imbunda, atazuyaje ahise amurasa, arahanuka yikubita hasi. Cyose ibintu biramutungura cyane kandi yari yashobewe. Yaje kumubwira ati wowe unabaye uri muntu ki, ko atari ubwa mbere unabaye, inkwaro bwa kabiri unabaye. MK Original nigeze amwibwira, ariko kuri uko kutamwibwira Cyusa yahise amuca ruhinga nyuma amuvana mu masike, asanga ni MK Original yari yaragambaniye, yari yararoze, aratungurwa cyane. Cyusa ati MK Original ibi bintu kucyo bikoze? Ese ibi bintu bikoze kubera iki? Ibi bintu bitewe n'iki kunabara kandi nari ngiye kukwica? MK Original yamubwiye ati amakuru yose nari nyafite, nari nyazi, ati rero niyo mpamvu natakurenganya kuko nawe niko wagombaga kubigenza. Ati se waje kuba muzima gute? Umuvandimwe twa MK Original yamubwiye yuko bwa mbere na mbere yari yabanjije gufata urukingo, kuko ibyari bube byose bya Marita n'ura mupango wose MK Original yari awuzi.
ati rero nabanje gufata urukingo kugira ngo buriya burozi mugiye kuma butazangiraho ingaruka. Ati Cyusa narakubabariye kandi uzakomeze kwihangana. Cyusa yahise amuhindukirana ubundi arangije aramuhobera aramubwira ati MK Original ugira umutima ukomeye kandi urakoze cyane. Baje gutaha, bakimara gutaha nibwo MK Original yaje ubundi afata wa mugabo wari waramushyizeho abagambanyi aramubwira ati nyuma yuko ungambaniye size ngizi nagira ngo nkubwire yuko akawe kagushobokeye hejuru, ati ubwo natabashije kukwica uri umunyamahirwe, ati cyo koza polisi igiye kumenya ibyo wakoze byose ni ngombwa ngo bisohoke bujye hanze, kwica Marita, kugambanira abantu bose, kumena amaraso y'abantu, ati ibyo byose bigiye kukugaruka. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo nibwo bagiye kubona babona Cyusa araje na MK Original bamugezeho baraganira. Nyuma yuko baganira hahise haza umuvandimwe witwa Tayiga ari kumwe na Keti bari baramutumyeho kugira ngo ajye kumwica. Ubundi uwo mugabo yaje gutungurwa arangije aramubwira ati koko Tayi nawe koko uri umugambanyi. MK Original yahise amubwira ati kubera yuko atabashije kwica mushiki wanjye ati ubwo ngubwo ni umugambanyi. MK Original yahise avanga harangije aragenda. Bishatse kuvuga iki? Iyi nkuru ishatse kuvuga yuko udakwiriye kwijandika mu bintu utazi uko byatangiye kubera amafaranga. Nyamuneka bashuti banjye bavandimwe banjye mujye mumenya ubwenge kuko ibintu birakaze. Nimunyemerere inkuru yacu tuyisoreza ahangaha.